wabona uwo yemera aguma agendera ku byo yagize ate yabwiwe n'abantu, ibyo yakorewe n'abantu. Turi kumwe? Uko umuntu w'imunyewe n'umuntu akamusunika akitura hasi, ugasigara yakomeretse ku bantu bose, asigara yikanga abantu bose, kubera ko ntabwo ikintu cyamugerageje cyangwa se wamututse cyangwa wamukomerekeje, wamubabaje mu buryo runaka, ahita biramwafekita cyane. Akiyo ubona ushobora gutandukanya, avuga uti oya hari uwantutse ariko hari n'uwansekeye, abantu bose ntabwo ari babi. Turi kumwe? Kubera kubona, kubera kuzi gutandukanya, kubera ko utagendera gusa kuri imagination. Uyu munsi ndagira ngo buri muntu wese uri hano umubwire ngo ugiye kubona ikuzo ry'Imana. Bwira uwo muntu mwicaranye tugomba ubona ikuzo ry'Imana, ubona ikuzo ry'Imana, ugiye kubona. Mutagatifu Ignace yaravuze ngo la gloire de Dieu c'est l'homme vivant. Ikuzo ry'Imana ni umuntu muzima. Nuko mwebwe muri bazima? Muri bazima? Muri bazima? Uremera kuri ikuzo ry'Imana? Banza ubitekereze. Uremera ko uri ndifuza, uremera ko uri ikuzo ry'Imana. La gloire de Dieu c'est l'homme vivant. Ni ikuzo ry'Imana. Murabyumva? Hari igihe tubwira Imana ngo Nyagasani iheshe ikuzo. Ntabwo wowe ntiwiyagaje ngo umenye ngo Nyagasani ngiye kuguhesha iki? Ikuzo. Kuko ndi ikuzo ryawe, ndaguhesha iki? Ikuzo, ndaguhesha icyubahiro. Turi kumwe? Muri abantu bazima? Muri ikuzo ry'Imana? Mugo mwisi muzabaho mu myaka mumazeho kwisi, hari ikuzo ry'Imana rigaragara mu buzima bwawe. Yego? Yego? Yego. Okay. Jewe nawe dufite ikipe idatsindwa. Okay. Uyu muntu rero witwa Bartimeo, mwene Timeo, ni mwene wacu, ariko nawe ni mwene wacu. Turi kumwe? Barabitubwira ngo igihe nuko agera i Yeriko, igihe agisohoka muri Yeriko ari kumwe n'abigishwa be n'imbaga y'abantu benshi, umuntu w'impumyi witwaga Bartimeo mwene Timeo akaba yari yicaye iruhande rw'inzira asabiriza. Twabonye ko kugeza n'uyu munsi hari abantu babayeho ubukristo buhora busabiriza. Urabyumva? Usabiriza. Muzumva abantu bahora bakubwira ngo nagize nte nafashishwe. Suko uzahora ufashwa kugeza ryari? Nagiye hano ririya kanaka rigisha ukagira ute ugafasha. Nagiye mu misa uriya mupadira afasha iki abantu. Nagiye muri ririya koraniro urahasengera ukagira ute ugafasha. Hari umukozi w'Imana wadutse waraguwe ngo anyuzaho rwose ngo birakoreka. Mbega ubukene. Uzaguma wicaye aho hantu usabiriza, ugendera ku tuntu bakunagiye, kandi nawe ushobora kugira gute kwiha. Kuko Yezu wanjye ngiye kubabwira ni nawe wawe. Niba nshobora wemera ko Yezu ashobora kunkoresha ibimenyetso n'ibitangaza mu izina rye kubera ikuzo rye, urabyumva?
nuko nawe ibyo Yesu akora mu buzima bwanjye akora n'ibindi mu buzima bwawe. None kubera iki rero uyu munsi mu Kiliziya habuze témoignage? Kuki abakristo batinya gutanga témoignage, gushingira Yesu iki intare? Kubera iki? Kubera iki Kiliziya yacu itareyona ngo uyigeremo usange harimo buri munsi chaque matin l'esprit saint nous renouvelle, roho mutagatifu aratuvugurura aradusendera? Kubera iki buri munsi utabwira Yesu uti Yesu? Nkunda kubimubwira cyane kuva nakira Yesu Kristo mu buzima bwanjye nk'umwami wanjye nk'umukiza wanjye. Nabwiye Yesu hari amateka dufitanye, hari ibanga dufitanye ngiye kubabwira. Noneho naramubwiye Yesu ko njyewe nari naranagiye umutima, naranze kubatizwa. Njyewe nabatijwe mfite imyaka 19. Kandi ariko ngiye kubabwira icyatumye mbyaha, murasanga gifite ishingiro niba mushobora kubyemera. Ndashimira Imana kubera ko ubundi bakuru banjye baravukaga ababyeyi bakagira gute, menyero ngiye barangezeho ngasamirwa muri crise ntazi yariyo kubera ko nagiye kwisanga nsanga ntabwo mbatije. Abandi nkabaza nkumva abandi bagize gute, ariko kuva kera ngira ikibazo, ndi umuntu wibaza ibibazo byinshi cyane. Ni ukuvuga ko mbere yo kugira ngo nkore ikintu ndabanza nkakiyumvira nkabitekerezaho cyane umwanya. Noneho hari ibibazo rero nibasaga kuva mu bwana bwanjye. Ibyo bibazo bijyanye no kwibaza ngo ubundi kubaho wemera bimaze iki? Kubera iki kwemera Imana bimaze iki? Ko numvaga abantu bose bavuga iki Imana, ngo nta ikintu kibaho Imana itagize gute. Ariko nkibaza ariko buri umuntu azajya ari ubundi umuntu apfe bavuge ngo umunsi we wari wagize gute, wagize, ngo buri Imana yabyemeye. Umuntu agenda arenganya undi amutwara agasambu ke, nahoraga mbona imanzi, nkahora mbona abantu barwana, kandi buri wese akubwira ati uretse Imana yanjye iramfasha ndakuvunira umuheto. Buri wese nkumva aravuga Imana. Noneho haba ikintu cya confusion ku buryo n'igihe nigaga muri primaire nkareba ukuntu abana bibana udukaramu iki batukana barwana, kandi padiri yaza kuduha misa nkabona abana nibo batonze bagiye kugera gute guhaza. Noneho nkavuga ngo ya ntabwo ndumva ndabona kuba umukristo ntacyo byongera kuvuga Kristo. Niba nta kintu gishya rero bizana vomiereste ukondi nkazagerageza kuba umuntu mwiza, nuko nabyumva. Noneho nkareba nkavuga ntariko papa aradukubita ngo tujye mu misa ku cyumweru, yarangiza we agasigara aryamye mu iyo misa duhatira nkaho nawe ntayajyamo, kandi akageraho akatubwira mu rugo sinebonaga basenga gusa, aratubwira ati mujye gusenga, atari ko nimukirwe mubwira Imana ubugambo bwinshi, ati mujye mushyira mu bikorwa. Nkanaduta ese buriya ibyo ababyeyi bambwira bo barabyemera babirimo? Ibyo rero byatumye noneho biragenda bikubitana na crise yari iri mu mateka y'ibihugu byacu. Nkibaza kubera iki mu Rwanda hari nakuze mbona abantu bari mu mwironda koko, ironda karere, gusuzugurana, murabyumva, hagati y'amaklase de vie. Abantu kabona hari abantu wakwita abantu, hakaba n'abandi wakwita basubana. Turabyumvikana namwe mwarabibonye.
byababayeho nagira ngo ubwo byari muri monde noneho nkibaza nkavuga ntese bari abantu bose buri baremwe n'Imana imwe, none se kuki bamwe biyumva hejuru y'abandi noneho abandi nabo nkumva abantu basenga bagombye guhindura ibyo bintu, ariko nkazategereza ko bivugwa nkabona abantu bose ntabyo batinyuka kugira gute kuvuga. Okay, igisubizo rero cyabaye ikihe? Ndagenda ngira crise y'ukwemera, ngira Imana ngo nzagusenga ari uko namenye ko, urabyumva, ninkwakira nzaba nzi ko ubuzima bwanjye bugomba kugerageza kwigana wa wundi nemera. Biza gutyo mu buzima bwanjye. Noneho ibyo byatumye rero ngenda umunsi umwe nari mfite imyaka 19, naranze kubatizwa n'iwacu baragerageje, ndababwira nti papa arankubita inkoni zose zishoboka, ndamwihorera nkavuga nti okay, nzakomeza nkubahe ariko ntabwo nzabatizwa kuko ntacyo nabonye byongera. Noneho ariko ntawe navugishaga, nari timide cyane, nari umuntu ucecetse cyane, menya ntabwo nagusakuza cyane, bagira ngo hari bangaruza ibihe nabaye ntavuga. Hanyuma rero icyo nababwira ni iki: crise 90 yo mu Rwanda hatangira intambara, urabyumva. Noneho kuri nge nkumva abantu barwana turi kumwe ni abantu bagombye kuba basangira igihugu cyabo, amateka yabo, buzuzanya. Noneho rero nkibaza, ariko se abantu bari kurwana n'abandi n'abavandimwe donko muri make, buriya se kubera iki nkumva Imana yajyamo hagati igahindura ibintu? Ariko igisubizo nari nzi ko kizava ku bandi. Noneho rero nkavuga nti buriya habonetse abakristo bakiyangaza, urabyumva, kuko bo bafite Imana bayishyiramo hagati, Imana igahuza iki ari abantu. Urumva ukuntu nabitekerezaga? Reka rero rimwe nikoreho, byankozeho kandi nikozeho binkoraho, nkuko mwikozeho muza hano, ntabwo muzi ibigiye gukurikiraho. Noneho ndagenda njya kubaza padiri, wari iwacu muri paruwasi, yari paruwasi yarimo abazungu, yabagamo abazungu b'abamisiyoneri. Donc sinzi l'Esprit Saint arampusa, kuko nashakaga ko padiri yabyigisha, murabyumva. Nawubwira ni wagombye kugira ikintu bivugaho, nugasome misa gusa wirengagije ibibazo abantu barimo. Noneho ndagenda ngiye kubwira padiri ibyo yagomba gukora, aricara ntega amatwi, ndabyibuka cyane. Arangije aragenda ajya mu nzu, azana agakayi agakapapuro arandika, arambwira, ese ambwira amagambo atarenze 3. Arambwira ngo genda nguhaye icyumweru, kuwa gatatu, hari kuwa gatatu uzagaruke hano umbwira icyo gukora wowe. Donc ngewe nagiye mubwira nkuko naba nzi ngo ndimo ndakugira inama y'ukuntu wagombye kugenza ugafasha abantu. None harambwira ati genda wowe uzagaruke uzaze umbwira icyo tugomba gukora wowe kandi. Ubwo waburanyica mw'abantu. Noneho rero ndamubwira ni ntoya padi, ngewe nari naje kukugira inama, kukuganiriza ibibazo
uko nabyumvaga, ariko ubwo umutima udiha cyane. Bwari ubwa mbere ngiye kuganira n'umuntu, nganiriye n'umuntu, ntabwo noneho nari umuntu w'agataye gatoya cyane. Murebe uko ngana, uko mutekereze ko ufite imyaka 19 uko nangana. Padiri yaranyibutsaga, akanyibutsa ngo gahungu kari kambaye ikabutura itukura, ati ndakwibukuza. Noneho umupadiri Stani abimbwira kandi avec ordre. Donc hari imitegeko. Biba birarangiye, ndagenda kuva iryo joro sinasinzira. Yesu, mbwira ikintu kigomba gukorwa. Yesu ubwo noneho mukumva ari Yesu uzaca ku bantu bandi. Noneho ni njyewe ugomba gutanga kujya kubwira padiri ikigomba gukora. Shaka isi imbanano. Ese mpunge nigendereye, mve hano nzagende, nzagaruke yarabyibagiwe, nkumva birananiye. None ahubwo mfata Bibiliya, kuko sinari nzi igisubizo igomba gukorwa ni. Ntangira gusoma guhera kuri page ya mbere, ngasoma amanywa n'ijoro, ngafata kandi ikayi ngakora resume ya chapitre zose nasomye, nkavuga ngo ubu izi chapitre iri jambo ry'Imana warizana muri context yacu, ryavamo ikihe gisubizo ku bibazo mpabona. Ntabwo njyewe nigeze njya kwiga ibi bintu bya evangelisation, ukuvugisha abantu. Ntabwo nigeze njya kwiga ibintu bya écoute, uko batega abantu amatwi. Ntabwo nigeze njya kwiga uko basengera abantu. Byagiye biza mbikura mu ijambo, mbizana nkabipratika mu buzima, nkabona biciye, nkabona ubuhamya, nkabona abantu baravuga ko bahuye n'Imana. Noneho icyo gihe nsubira kwa padiri, namubwira ni padiri, ni rero ubwo ariko hagati aho ngiye padiri ntigewe ntabwo mbatije kugira ngo mbyikureho namubwira nti wareba ukuntu ubigenza, ngewe nta nubwo mbatije, ntabwo ndi umukristo. Donc bya bindi uvuga uti sindi umukristo wanyu, nuko waza hano uvuga uti twagiye kureba ibintu by'abantu bo muri fraternité yewe nibi, ukagira ngo iyo gezaho utumwa rirareba abo muri fraternité gusa, karigira ngo ibijyanye no kuvuga urukwemera ko abakristo ni iby'abana kanaka, nkuko rimwe na rimwe dufata ngo kiliziya ari ya padiri. Turi kumwe? Noneho icyo gihe padiri ahita arambwira ngo ampa urupapuro vite fait washyira Sœur Helena. Ntabwo namwibagiwe, malgré ko yaje kuvamo mu kibikira, ariko Sœur Helena ubwo yanditse amateka nibura ya etape y'ubuzima bwawe. Ati shyira Sœur Helena utegura abazabatizwa. Turi kumwe? Shyiriye Sœur Helena. Donc Sœur Helena arambaza ngo ese wigagahe? Wigagahe? Naho none ukaba uje kugira ngo uzabatizwe bigende bite kandi utarize. None se padiri wamubwiye ngo iki? Nta kintu namubwiye, arambwiye ngo nze ampaye urupapuro ngo dukuzanire, handitsemo ko ngomba kubatizwa. Donc ndabatizwa kuri Pasika, ndabatizwa ndakomezwa, ishapitre yo ibivuyeho. Noneho umunsi mbatizwa ngira ngo umutima wanjye wari wamaze gufunguka. Ngira Yesu ngo rero urabona uha abantu ubuzima bwawe, urabyumva? Uha abantu ubuzima bwawe. None rero ntabwo nzi niba abantu bakwitura, kuko niyo umuntu aguhaye impano ikomeye akaguha ubuzima bwe, nawe wagombye kumwitura. Je rero biza comme ça spontanément, biba birankurikiranye kandi kugeza n'ubu umpaye ubuzima bwawe kugira ngo bumpe ubugingo, umubiri n'amaraso byawe bintunge, bimbesheho, bimbohore, bindokore, mbese kwa kundi tuvuga ngo Kristo ubuzima bwacu. Nanjye rero ufata ubuzima bwanjye, urabyumva?
nanjye ubwo mbitabwira Yesu ngo nanjye ufate ubuzima bwanjye ubuhe abandi, nanjye ubuzima bwanjye butanga ubuzima ku bandi. Niba unsaba ubuzima bwawe ngo ngire ubuzima nkikunda, ubuzima bwanjye nkabugumana njyewe, ndumva hari ikintu kitagenda. Ifoke habamo exchange, uranyihaye nanjye ndakwihaye nk'abandi, bitangira biza gutyo. Noneho abantu baravuga ngo icyo gihe abantu baravuze ngo nyine ndiho mbatizwa nari meze nk'udahari, ariko murabyumva muri nge hari hatangiye indi histoire ikomeye, kuko navugaga Nyagasani, ni ibi bintu nzabigenza gute? Nitwa ngo nahawe ubuzima bwanjye, wampaye ubuzima bwawe, abandi barakubura mu buzima bwanjye. Est-ce que vous comprenez? Ese abantu Yesu baramubona mu buzima bwawe? Mwamuhawe no? Yesu abantu baramubona mu buzima bwawe, cyangwa yahageze sarapfa ajya mumva? Ay none aragaragara mu buzima bwawe, j'espère. Noneho rero bitangira gutyo, nsubira kwa padiri. Rero histoire irakomeje. Nsubiye kwa padiri ndamubwira hari hegereje umunsi ubwo kuri Pascal birabaye by'abatisimu, iyo chapitre ivuyeho. Ngenda rero hari hegereje umunsi mukuru w'isakramento ritagatifu, la fête de Dieu. None uko nasomye ijambo ry'Imana kwa kundi Yesu yazengurukaga, nabwira padiri kuriya kuntu muzenguruka Yesu atambagizwa, mureke tuzamujyane tujye mu mujyi mu Ruhango, tujye hariya ku bitaro bya centre de santé y'Ikibingo ivuriro, Yesu asura abarwayi, dusengera abarwayi, tugende hariya mu mujyi yigisha abari mu nsisiro. Padiri arambwira byose uko nabyanditse, ahamagara uwari umukuru w'inama ya paruwasi ushinzwe bya liturujia hari ni aramubwira ngo Boniface, yitwaga Boniface, nawe ntakiriho ariko umva amazina narayahumanye. Hari amazina asigara mu buzima bwawe, namwe abantu muzishimire ko muzava kuri iyi si abantu bagasigarana amazina yabo. Murabyifuza? Umuntu akazasigarana izina ryawe, ngubwo ubugingo bw'iteka ofete. C'est ça la vie éternelle. Parce que ubuzima bwawe buba bwarahindutse impano. Ntabwo rero muri abantu barangirana n'ibihe, ntabwo muri abantu barangirana n'uyu mubiri. Turi kumwe? Buriya hari ubuzima bw'umubiri, hakabaho la vie spirituelle, ubuzima mu mwuka. Noneho rero ubwo padiri ahita amubwira ati andika ibintu byose uko Gerard yabikubwiye. Ikintu cyantangazaga kikampungura nuko nabaga nzi ko ibintu ngiye kuvuga baza kumbwira bati ibyo bintu ntibinabaho. Noneho nabivuga, ahubwo padiri akahita ambwira ngo tuzabikora gutyo uko wabivuze. Noneho ngapanika kurushaho. None Nyagasani, ntabwo nzi ibi bintu ndiho nkora aho birimo birava. Turi kumwe? None ntabwo sinzi ntabwo ndi bukontrole ngo menye ngo bimeze ndabigereranya n'iki, kuko nta n'ibindi nabagamo. Nta muvoma nari ndimo ngo nkubwire ngo nari umukarismatike. Nta nyuma yaho niho bambwiye ngo ariko ibi bintu ugira ngo ni by'abakarismatike baviva, ngo jya mu ikoraniro ngo uzasenderezwe. Ubwo nkajyamo domo nkagenda ninjira ahantu ariko nkurikiye ikintu cyatangiye muri njye. Rero burya buri muntu wese Imana imurema ifite ikintu yamushyizemo agomba kuzakora kuri iyi si. Ntabwo ubuzima bwawe ari wowe gusa. Ubanze wemere ko mbere yuko tugiye kureba ukuntu kwemera kwawe kugukiza, ubanze wemere ko wowe muntu ubyandika uti ngewe kuba ndiho ni umugambi w'Imana. Ntabwo ndiho kubera data na mama, ntabwo ndiho bya bindi dukunda kuvuga ngo nararokotse, Imana yarandokoye, Imana yarandinze,
ngo kubera ko nihishe, kubera ko navuye muri ya magorwa, navuye muri ya ntambara, navuye muri ya sida, navuye nakize ya ndwara, ibintu byose bakubwira, navuye muri cya gihugu ngera ahangaha. Wa muntu ufite umwenda mugari, ufite umwenda mugari. Uko Imana igukorera byinshi ni nako igusaba byinshi. Turi kumwe? Ntabwo ari igihe cyo kuza kwiropoza mu Burayi rero ngo mutangire muvuge ngo ngo hano nukurya nukunywa, ngo ntabwo nkeneye ntabwo nzaburara, ntabwo nzabura icyo nambara, ngo uko byagenda kose yakenera i Burayi. Murabyumva? Oya, umwami w'Imana ukomeye. Noneho rero icyo ndashaka kubabwira, ubwo ndangije tirezime, ndababwira turazengurutse, tugiye kuri mu mujyi, turahageze, turigishije basomye ivanjiri, yewe nka padiri akampa ijambo, nkatangira nkavuga ibije gutyo. Noneho tugeze kuri centre de santé, hahandi tuvuga ngo tugiye gusabira abarwayi, uko Yesu yasuraga abarwayi. C'est la première fois muri icyo gihe nasengeye Gerizo, nasengeye abantu ngo bakire. Noneho rero muri icyo gihe cyo gusengera abantu ngo bakire, n'ubwa mbere ni by'abarokore bita kujya mu mwuka, kubera ko terminal ndimo nkora ibintu bindenze, irafarike ni detasha mu kubikontorora n'ubwenge bwanjye, ariko mpita njya mu yindeta, nta mbura amagambo yo gusenga asanzwe, ntangira kubegeya noneho ibyo ngibyo. Noneho biza kuvuga abantu baza kumbwira ngo ibintu biratangaje, ngo wasenze uvuga mu ndimi. Niba we ndapfe none indimi ni ibiki, ibyo bintu ni ibiki? Nose mwumvaga ari ibiki batoya wari wagiye? Wari wagiye kuko numvaga nsaba Yesu, ni Yesu s'il vous plaît, nudakiza aba barwayi bari hano ndamaramara. Ubuse baragira ngo nabeshye, baragira ngo natetse umutwe, baragira ngo wagize ko batubwira ko ububasha bwakuvagamo bwakiza iki abantu, ko bavuga ko wakiza ni gute se wabikoze icyo gihe kandi batuvuga ngo uri muzima? Uyu munsi abantu bakaba batabona uko gukira no kubohoka kandi ukihari. Ndavuga niki kitagenda rero Yesu kiza kora ku bantu benshi. Uwo munsi rero niko abantu bazababwira ngo les premières guérisons zabaye mu ruhango, nuko zatangiye. Noneho Yesu ntiyakoze ku bantu bari mu bitaro gusa, yakoze ku bantu bose bari aho ngaho. Noneho buri muntu wese akavuga ati hari ikintu cyambayeho, hari numvise. Donc juste rya jambo rya Yesu avuga ngo numvise ububasha bumvamo, ububasha bwamuvagamo bwakizaga abantu bose. Noneho rero birangiye, abantu nyuma y'iyo priere, y'iryo sengesho, ubwo nta wigeze ambwira ko habaho za priere de guérison, ntabyo nzi. Icyo nemera ngewe, icyo nashyize mu kwemera no mu kwizera kwanjye, ni nacyo mpakira uyu munsi, nuko mbwira Yesu ngo genda ngwino wigaragaze niba ari wowe, ntabwo uri inkuru abantu bavuga, ntabwo uri mu bintu abantu bagomba kukwitirira, ngwino byikorera. Icyo gihe rero hakira abarwayi, noneho abantu bajya gutanga amatemwanyaje. Padiri ati tuzategura umunsi wo gushimira Imana, ngo abantu barakize. Nuko nongera ndapanika, ese Imana yagiye abantu bakize gute kuko buriya? Ikibazo cyanjye ni uko nshobora gupoze n'acte de foi, nyuma yaho nkagira komba itabaho. Avuga ni se Nyagasani, kubera ko ndashaka kubereka ko ugukiza kw'Imana ni ibintu bikurenze. Naba abantu bashaka kuvuga ngo ndashaka kwegizera sakarisme, ngo none se nzabwirwa n'iki ko nyifite. Ari abantu benshi bameze gutyo, ngo none se ngo nsabira abantu ngo amashitani yava anyifatira, ngo ava mu bantu akanyinjiramo, ngo nasabira umuntu se ntakire. Ukagira ngo hari test uzabanza ukore, nk'uko umuganga ajya muri stage bakavuga ngo twabonye utera urushinge neza. Turi kumwe?
or tu te mets au service, ukirekura Yezu akakugira indogobe. Murabyumva? Ya ndogobe Yezu agakora ku buzima bw'umuntu, kandi ijambo ryawe Yezu akagira ate, akaryubaha. Yezu akaryubaha. Mu gihe abantu baje bwa mbere muri iyo prière yo gushimira Imana, twagiye tukumva abo bakize mu nda, bakize uvuga ko guhera icyo gihe yabanaga ububabare bw'umugongo, none ngo yagiye kumva ubushyuhe bumunyuzemo, ati none guhera icyo gihe dore murebe ukunda. Qu'est-ce qui se passe? None uwo munsi mu gusoza arongera ashyiraho isakramento, ati nanone tukongere dusabire n'abandi bantu bashaka gusenga. Byazaga spontanément, ibintu byoroshye cyane, nta calcul. Noneho rero muri uwo munsi turasenga, dusabira abantu, noneho dushyiraho indi nshuro abantu bazagaruke. Byari dernier samedi du mois. Kuri iyo nshuro umuntu waje ari impumyi spéciose, qui donne toujours un témoignage, parce qu'elle est mariée, c'est une femme avec les enfants, yamaze no gushyingira, w'icyo gihe yari impumyi, yaje bamuranda tuwo munsi la retrouver la vie. Donc iyo tugiye au service de Dieu, iyo twemeye Yezu akaba Imana, Yezu ni mudatenguha. Yezu ni umugabo utabeshya. Ntabwo ibyanditswe, ikibazo gihari nuko Imana yacu isigaye yaragiye mu mutwe cyane. Ntabwo Imana, ukwemera kwacu gusigaye ari ikintu dushaka twebwe kugenga. Kwemera Imana. Mba partage iyo experience ku nshuro ya gatatu. Epifania ni uwo mubyeyi, ayo mazina yose ndayarotona kuko nijye wafataga iya mbere, ariko ntabwo nabaga nzi gahunda y'Imana yateganyije kubona. Ntabwo urumva ku nshuro ya mbere icyo Yezu yakuyeho twese yadukuye mu mwijima, nubwo twari dukanuye amaso ariko ntitwabonaga. Abakristo benshi bari muri eglise ariko benshi ntibarabona nde Yezu. Ni kubera ko twese turahumye, turi kumwe. Kuba tuvuga Yezu, warangiza uwo Yezu wavugaga, uwo Yezu wari umaze gusenga, warangiza wa Yezu ukamubura, ukagera igihe wongera ukisubiramo uti ariko nta wamenya, ariko ugahuzagurika. Nuko hari experience ukeneye kuvuga. Iyi impumyi yashoboraga gukiriya iti mwana wa Dawidi ngirira impuhwe, ariko ntiyamubonaga. Hari rero kenshi dukiri amasengesho yacu n'induru akenshi, ariko ntabwo usanga tutarabona uwo tugira gute tubwira. Iyo mwibonaniye rero ukamwumva mugahura, la prière irahinduka, noneho mukagira na intimité. Noneho ku nshuro ya gatatu nibyo nababwiraga, uwo mubyeyi Epifania azana akana yarahetse Jean de Dieu, kavutse arakarema, kari gafite imyaka 8, yagatwaraga mu mugongo. Kubera ko yamaze kumva ko Yezu akiza, umugabo yari yaramutaye kubera kubyara uwo mwana. Aravuga ati uyu mwana n'amahano, ibi bintu ni umuvumo. Umugabo aramutarigendera. We Epifania azana ko kana, nka kwa kundi ibintu byaba byarakunaniye, byaragushyize mu kimwaro ukihangana, ariko ukumva bakubwiye batari ahantu hashyira uwo mutwaro. Azana uwo mwana, turi muri adoration, ikoraga adoration, twarashengereraga. Ubwo azana uwo mwana, aramujishuye mu mugongo, araje na hahandi imbere y'isa hariya imbere y'isakramento, ashashe hasi nuza impetso yako, akaryamishijeho, asubiye arigendera. Ibaze umwana ntavuga, araremaye ingingo, ariko ntanavuga ni ntokuba. Noneho ngira intambara rero. Buriya se uyu mubyeyi arabona turi busenge, ubu wasenga ureba, urasenga n'uriya mwana kuko nta handi amaso yarebaga, warebaga uko ameze, utuguru, utuboko,
gutyo mbese ukaba uri muri ibyo aho ariko ngira iyo ntambara. Hari igihe kenshi muri kiliziya kubera kubura ukwemera twidebarasa ibibazo by'abandi, aho kugira ngo ibibazo by'abandi tubigire ibyacu. Wishyire mu mwanya w'uwo muntu afite ikibazo, urirane n'abarira, ubabarane n'abagize gute n'abababara, ujyane mu kigeragezo. Nuri hehe mu kigeragezo, noneho ugasanga umuntu aragira ikigeragezo n'ikibazo ahubwo agahita ava mu bandi, cyangwa abandi bakamwitaza bakaguhunga. N'izari inshuti zawe ukagira ute ukazibura. N'abantu mwabo uriya n'umumenyerane w'ibibazo ntiwashobora, bakaguhunga. Ora icyo gihe bahari kuba noneho ngiye hazi intambara ebyiri. Ndagira ngo mbabwire ko muri ibyo bimenyetso byose ndabibabwira kubera ko mu buzima bwanyu hari ibimenyetso Imana yahakoreye, ariko ibyo bimenyetso bifite na message byagombaga kugusigira. Ariko rimwe na rimwe tubona ibimenyetso ntidusomemo lo message Imana yashatse. Kubera iki wabinkoreye Nyagasani? Kubera iki mbwiye kuriya Nyagasani? Ndetse na kenshi y'amagambo duhabwa ntabwo twibaza kurushaho, kubera iki Nyagasani umpayira ijambo? Urashaka ko nkora iki nyuma yayo? Narwanye rero intambara ya mbere niyo kumubwira ngo reka mubwire aterure uriya mwana. Ariko undi mutima ukagaruka, reba ukuntu uriya mubyeyi yababaye, reba nawe ari wowe wabyaye uriya mwana. None nkumva ku ruhande rumwe haje umutima w'igishyika, ku rundi hakaza ya orgueil, oya aratubuza gusenga. Yezu araza gusanga umwana hari na wamubwira akamukuraho. Ariko uhaze undi mutima wa gatatu, noneho esprit ahubwo araza aranyespira. Nuko nagira ngo mbabwire mu nzira y'ukwemera kwanyu ntabwo hazaburamo combat spirituel. Iyano hatuju. Nimushaka ubukristo butagira komba, ubwo bukristo ntibuzafata Yesu ngo mu bumwe. Noneho rero ndangije mbwira Yesu nti Yesu uramutse mfunga amaso, mbwira Yesu uramutse ukijije uriya mwana. Umva ko bavuga ngo wakoze bya bindi byose abantu barazo hagate mu wanyaje. Yesu uramutse ukijije uriya mwana, umva nukuri aha nushaka icyo uzankoresha cyose nzagira nte nzagikora. Ibyo ibintu byo nzagutangira ubuhamya mpamye ahantu hose ibyo wakoze ndaho ngaho. Ariko kubera ko ariko urumva nimo nanjye ndahinyuza, numva hari ibintu na Yesu utagira ute, hari ibintu umuntu agomba kwakira nk'iki umusaraba. Erega niyo katesheze rimwe na rimwe dutanga. Umuntu araza akagupartaje ikibazo n'ikigeragezo byakira n'umusaraba wawe. Ariko se mwaka byarangiye kugira ngo ibintu bizajye guhinduka umusaraba, ni igihe n'uwo musaraba uzazamura ikuzo ry'iki ry'Imana. Ariko iyo misaraba ituma abantu biyanka bihebura, ntabwo bihesha Imana iki. N'abantu babanye ububabare barahari, ba Saint Faustina Yezu atigeze akiza, ba Padiri Pio bagize l'estimate, ba François d'Assise barahari, ba Saint Rita n'abandi. Ariko ubwo bubabare nyirabwo yarabwumvaga, akumva n'iki Imana yabumuhereye n'icyo bugomba kumarira Eglise. Ngiyo la souffrance offerte, ngiyo la souffrance, ububabare buvamo impamvu yo gukira kw'abandi. Icyo gihe bavandimwe ndi muri ako kanya mbwira Yezu, funza amaso nkavuga nti Yesu s'il vous plaît ukijije uriya mwana, sinzi uko wabigenza, ariko nzakubera umuhamya. Ngutyo mfunza amaso ngiye kumva numva mu kiliziya, numva abantu barimo kwaprodisa ngo Yesu none mfungura amaso nsanga wa mwana arahagurutse, arahagaze. Nsanga kura konyerwa ahamagaye mama we ngo mama ijambo rya mbere araje do 8 ans.
mbibonye ni Nyagasani epitié de moi, kubera iki nashidikanyije, kubera iki ntemera, kubera iki nagushengereraga, ariko ntemera mbizi ko ushobora kuba uhari muri ibyo bimenyetso, ariko ntazi ko uhari kubera ububabare bwa buri muntu wese umurwayi hano. Yesu ari hano kubera wowe muvanzi. Yesu ari hano kubera ton histoire personnelle. Yesu ari hano kubera umutwaro wikoreye, kubera ikigeragezo cyawe, kubera amarira yawe, kubera gutinda mu utegereje wenda umuhamagaro, cyangwa kubera kubura urubyaro, kubera kubura. Harimo ahantu Yesu ahagaze abandi bantu ushobora gusanga baragusize wenyine. Yesu araza akahahagarara. Uwo ni we Yesu nabonye. Uwo ni we Yesu ngendana nkavuga nti Jésus no, ntabwo ureka kugaragara niyo utabisabye. Isufi yo kwemera ko ahari Yesu aza. Ubu muri hano hari abantu benshi mu miryango yanyu, mu mafamiye yanyu, mu nshuti zanyu, hari ibintu byinshi Yesu arimo arakora kubera ko waje kuvuga uti Yesu nje imbere yawe. Tu es là Seigneur, tu es vivant. Ntabwo Yesu abigirira ngo wamusenze neza, ngo wabikoze wenda ugende ushidikanya, cyangwa ujye usinzira ugaruke ucumugara, ariko uvuga uti Nyagasani nagushaka, wenda ugumane nawe, demeure. Mubwire Yesu iteka ryose gumana natwe Nyagasani. Nimukite, nimuvirire Yesu, nimushake kubaho muri emotion gusa. Muhagarara aho hantu hari ikibazo, ubuzi ko Imana ihari. Bavandimwe, uwo mwana yarahagurutse, uwo mwana tumutangisha ubuhamya, noneho kiliziya yewe n'abantu batangiye, n'abari baragiye mu yandi matorero, n'abari bari mu by'abapfumu babivamo, abantu bakigwa baduhamagara bati muzaze musenyere nyabingi wanjye, muzaze mukureho kabindi n'agacuma naterekeraga. Turazenguruka turamenagura ibyo bintu mu masantrali, mu maparuwasi aux environs, abantu batangira kugaruka. Ariko tukajyana icyo kimenyetso, tukajyana icyo kimenyetso. Yesu yarabitubwiye muri Marko umutwe wa 16 umurongo wa 19, ijambo ryanyu nzarikomeresha iki? Ibimenyetso biriherekeza. Dore ibimenyetso bizaranga abazaba bemeye. Uhereye ku murongo wa 16, Marko 16 et suivant. N'izina ryanjye bazirukana roho mbi. Abo yavuze bazirukana roho mbi ni bande? N'abazaba bagize gute? Abazaba bemeye. None yavuze ko ari abazaba bemeye se ni bande? Abazaba bemeye ni wowe. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni abapatiri gusa, ntabwo ari ukuvuga ngo ni abasenyeri. Nibatemera ibyo birabareba. Wowe genda wemera uvuga uti nzuwo nagize nte, nzuwo nemeye. Niba uyu munsi abantu bagushwa n'abantu ku mpamvu z'ukwemera bakagwa, wana bo numvise ibi nabonye amaskandale n'abandi. Wowe uremera nge, wowe uragendana n'uwo muziranye. Noneho ikintu cyari gikomeye muri evangelization, haje n'ibindi bimenyetso byinshi cyane. Nibuka ko ku nshuro yakurikiyeho niho kubera ko shitani noneho twahagararaga muri ubwo buhamya tubwira Yesu ngo twarakubonye, yewe Yesu we ni wowe kwa kundi twavuga ngo ni nge na Yesu. Noneho rero nibwo amashitani yatangiye gusohoka mu bantu. Nibuka bwa mbere tujya kumva ukuntu shitani yinjira mu muntu bakabana, kandi uwo muntu akaba arasenga. Uwo muntu ugasanga yambaye ishapure n'umusaraba nk'uko, ugasanga ari mu kiliziya. Ariko kuko hataraza ububasha bw'Imana bukangaranye uwo mwuka, ahantu henshi ukwemera ko abantu kuri faible n'amasengesho yabo ku buryo imyuka ibarimo, wa mwuka mubi urakomeza ukakudomina ukurimo. Ni gute shitani kugumisha mu bwoba, mu gahinda, mu kwiyanga, mu kwihebura no mu gushidikanya iteka ryose, kandi usenga warangiza ariko hakaba esprit iza gukontrodiza ibyo wagira gute
wowe kurimwo hakubwira ariko nawe wikabye nawe kwigerezaho ubwo se nawe uratinyutse uti nibyo koko reka nkumvire nsheshete uti nibyo koko reka njye nitwara neza ntawamenya da ejo bita urumva hari uwo mwuka w'ubuhakanamana hari uwo mwuka ushobora kuba utuye mu muntu w'ubutukamana icyo gihe niho twagiye kumva turi gushengerera duhamagaye Yezu ariko noneho ntabwo twabwiraga Yezu gusa mu bimenyetso tureba noneho yari Yezu uza no mu buhamya bw'ibyo twagize dute twabonye uwo Yezu rero burya bakomeye burya yabaye Yezu ufatika Yezu uvuga uti Yezu nakumvise hariya ni wowe kuko icyo gihe noneho bikangaranya n'indi myuka uhura nayo mu buzima mu kigeragezo cy'abana bawe cy'urugo rwawe nuko shitani itangira kuvuga ntabwo nari nzi ko shitani yinjira mu muntu ntabwo nari nzi ko abantu bagira deliverance shitani iti muradushakaho iki uyu muntu n'uwacu noneho twebwe dutangira tujya kubwira oya humura oya ntacyo uba noneho tukagira nk'aho ari depression naho iti noneho tukumva iti murantwitse nyamara none se uyu muntu n'ibiti none se uyu muntu ibyo yavugaga ni hari igihe shitani kubuza kujya ahantu uzakirira ngo ikabyumva wakwinjira ahantu kuko iriya ni puissance de Dieu qui va agir sur ta vie ikahakubuza ikakubuza kwavansa en profondeur ikakubuza kuguma hamwe ukaguma ujuragirika ujarajara kubera ko izi ko muri wowe hari ububasha bw'Imana Imana ishaka kuhagaragariza hari ibitangaza Imana ishaka kugukorera none ikakubuza kubigeraho murabyumvise nka kwa kundi umuntu aza akakuyobya hari abacuruzi wacu bagiyaga bansetsa ngo bari barakoze agakipe kuko batashakaga n'abadivantiste iwacu rero duturanye n'igitwe noneho rero hariya mu ruhango rero hari igihe batashakaga umuga turi kuzaza gucuruza uje wese tukajya tukumva nyuma y'iminsi mike ngo yahombye noneho rero baza rero kwa kundi umuntu agira gutya akamenya ibanga ngo bari barakoze abo badive bati aka kaji burya bafite ukuntu bironda hagati yabo bironda entre noneho rero bakanakundirana bakagira noneho waza bakajya bakora ku buryo yashyira hamwe uko bakoze rimwe bakaza bakakubwira batari ko ku biciro hari uwo bambwiye ngo barazaga bakamubwira batari ko umuceri bagurisha ngahe ati umuceri se 500 atirika twese twashyizeho 550 wa muntu nawe bugacya andika 550 yewe ubu se uragira ngo noneho abandi batugurire naho ubwo baramubeshye ngo azamure noneho bo bakamanurisha barangiza umuntu yaza ngo ugenda urebe kwa naka ko atari 550 se abantu umuntu kubera bamukoreye iyo ntuzi noneho urumva bakamubuza kugira ngo agere atera imbere abaje kugeraho nyuma nabo bantu baje kumenya ayo mayeri nabo bakamenya ukuntu babana n'uwo mwuka cyangwa iyo myuka akajya amenya uko yiga akamenya uko yitwaraga icyo nashaka kubabwira ni iki le malin fait toujours les mêmes choses irambona igashaka kubloka ma foi igashaka yarazimije ingabire za Pentecost barakubwira ngo kiriziya ikihabwa umutima w'Imana esprit saint pendant la Pentecôte munsome acte des apôtres intumwa zajyaga kwigisha zishize amanga zikatinyuka zikabwira abantu iti reba nta zahabu nta feza icyo mfite ndize ndakiguhaye bari bafite iki Yezu bafite ni Yezu batanga ntabwo ari kwa kundi ngo yanga urumva nawe ngo ndasenga ariko si cyane ngo burya ndasenga ariko si cyane ngo ariko usanga abakristo batinyisha ukwemera kwawe noneho rero ndashaka kubabwira ko icyo nabonye nuko mutahure ifa ko ubuzima bwanyu bugaragaramo la toute puissance de Dieu
ubuzima bwawe bugaragariremo ububasha bw'Imana, bugaragariremo ibitangaza by'Imana. Kubera iki? Kubera ko wemera Imana Data ushobora byose. Turi kumwe? Ntabwo kuba ubyemera ari ikintu ugomba wowe ubwawe gutangira kujya uvuga ngo ndabyemera, ariko oya, ntariko. Gerageza, nibyanga wongera ugerageze. Turi kumwe? Nababwiye ukuntu hariya kubera ibyo bitangaza Imana yakoraga mu gihe cya Jenoside, hariya hahungiye abantu kuri paruwasi. Noneho tujya imbere ya Yesu, bwira abantu ba ekipe twasenganaga n'abandi bantu b'abakarismatike, muze, ni igihe cyo kugira ngo Yesu yigaragaze, wa Yesu twabwiraga wakiza abantu, nagaragaze hano ko ari we aba bantu bahungiyeho. Nta mbaraga dufite zindi, nta bushobozi dufite bwo kubarinda, ariko imyemera ko Yesu iyi kiliziya ni iki, twebwe tugiyeho serivisi, Yesu arahari. Ibiryo birashira umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, kandi abantu bahahungiraga muri icyo gihe cya Jenoside babaga n'ubundi baje bashonje, bavuga Yesu bagiye gupfa. Oya, noneho rero mbwira abantu ni mushyira amazi ku ziko, mushyira amazi ku ziko kandi angana na yandi twajyaga duteka, ingunguru 3 bazishyiraho. Njye imbere ya Yesu ndababwira Yesu, ndababwira ngo bashyira amazi ku ziko. None se wowe ubwo rero nawe ushake icyo kurya, nuko ni wagabriye abantu manu hari wari izamanutse. Uyamazi ntiyavuye ahantu hari urutare. Imana ishobora gukora n'ibyo ngibyo mu buzima bw'uyu munsi. Amazi arakama bwa mbere, baraza aho mfukamye barambwira ngo amazi yakama. Numva ndamwawe no agari okay, nimwongere mandi. Barongeramo nayo, baragaruka barambwira nayo yakamye. Ari Imana itinda kugusubiza ukagira ngo Imana ntiyumvise. Ari gihe Roho Mutagatifu dushyira mu ishuri ryo kwihangana, gutegereza wizeye. Ariko ibintu nibize bihurudutse, iyo Mana, iyo komandi, iyo Mana abantu basigaye birukankira bagenda ngo oya birabaye biragize, cyangwa abantu bakagenda ngo abantu bagusengeye bakakubwira ngo ibibazo byawe byose bigize gute, jya mu ijuru se bikemuka. No kuko ibibazo bizakemuka utakiri hehe isi. Hano Imana isubiza kimwe, niyo Nyagasana gukorera igitangaza kimwe, hari ibindi bibazo gusigira kugira ngo ukomeze ugire ute witagasifuze. Ku nshuro ya gatatu y'amazi amaze gukama, mbaza Yesu nti ngomba kuba nasenze mu buryo butari bwiza, kandi byari byo koko. Nubwo natangiye njye imbere y'Imana nzi kuvuga bikaba, nzi gukora bigakoreka, nkaho hari telekomande. Noneho rero ndabona Nyagasani nashatse kwishyira imbere y'aba bantu y'iyi situation nkaho ari njyewe uri butange igisubizo. Seigneur, je suis ton serviteur. Niba ubishaka aba bantu barabona icyo kurya, niba kandi utabigennye gutyo urakomeza ubimana. Ntimugatege Imana iminsi ngo Mana uri Imana, niba uri Imana bigenze gutya. Imana izaba ari Imana mu gihe yatubuye imigati, izaba ari n'Imana muri Getsemani igihe ya nkongoro ishaririye irimo igira ite iziba proche, izaba ari n'Imana ku musaraba igihe ivuga ngo biru. Imana ni Imana, Yesu Kristo ni umukiza muri ibyo bihe, n'uyu munsi arakiza. Ariko ntabwo bivuze ko ejo nabuze muramu wanjye, kandi ntibibuze ko mpagaze muri ubwo bubasha bw'izina rya Yesu nkomeza kuvuga ngo ni muzima. Ntabwo rero Imana ubuzima buzabaho, ariko hari igihe Imana yepruva ukwemera kwawe. Noneho rero icyabaye n'iki,
maze gusaba Imana imbabazi nasaba Roho Mutagatifu ahubwira ngo mbabarira Nyagasani aba bantu n'abawe niwe wabazanye ni wowe uzi uko bazabaho uyu mwanya ndagushimiye nubishaka uri ifunguro ryabo uzi uko ubigenza niba kandi uyu munsi atari uri gutanga igisubizo aba bantu hakagira abava mu mwuka urabuzi ko ari cyo gihe cyo kukunezereza ukabajyana mu ijuru ukabahindurira ubuzima maze kugira iyo lâcher prise iyo abando numva amahoro ubundi igitima cyaradiba yaba we ntindagaragaye navugira iki ngo nibashyireho amazi ubuse singaragaye ubuse akwasa se mwibwira ko nibwira Yezu ngo ngwino ukize aba bantu ugataha udakize hari umwenda nkurimo nawo arakiza uwo yagennye gukiza azabohora uwo ashaka kubohora bamwe azabakiza uyu munsi abandi azabakiza ejo abandi abakize mu kwezi gutaha abandi abahagakiza atari uko necessaire abahaye umukiro w'umubiri ariko abahe rosari la guérison et le salut noneho rero igisubizo rero cyaje kuba gutyo maze kumva amahoro mwari mwarara mudasinziriye numva ya mahoro ngiye kumva numva imodoka iraklaxona ni Daihatsu imodoka y'ikamyo ije ipakiye umuceri n'ibishyimbo ni umucuruzi uvuye ahantu kure Igitarama ni nko mu birometero 30 40 je pense uri muri magasin agiye kumva yumva muri icyo gihe aguma arwana n'umutima yumva ijwi rimubwira ngo fata autant umufuka ingana gutya umuceri ifuka ingana gutya y'ibishyimbo ubijyane ubishyire donc ubijyane mu ruhango uwo mucuruzi si umuntu usenga si umuntu wasengaga umugabo agira ngo yasaze ndamwibuka rwose yinjiye hariya bamukinguriye ibyuya byamurenze arimo avuga ese hano ni mu ruhango none se hari umuceri mukeneye hari umuceri w'ibishyimbo mukeneye nuko bye atazi ibyo ari mais s'il vous plaît écoutez-moi ahakomeye sawa hari igihe Imana nishaka kugukoresha ugushaka kwayo ubu murakigenga kugushaka kwayo uzajya uvuga ngo ndabishatse ubundi ikindi gihe ngo yandinaniriwe ubundi ikindi gihe ngo ndasenga ubundi ngo oya mbaye mfashe pause noneho ikintu gitangaje cyane ntabwo yari umuntu usanzwe ari mu bintu byo gusenga kwa kundi ngo abantu barerekwa no bya bindi Yezu yavuze ngo naho mutambika uzona amabuye azagira ati nzavugisha n'amabuye nzakoresha n'ibiti nzakoresha n'ikindi kintu kimbere zikuzo uwo muntu uko yabyumvaga gutyo yashatse gufunga magaze ye ngo afate iyo modoka ye yitahire kuko yari yagumye yumva ijwi rimubuza amahoro rikaza akareba akavuga ati se nasaze ndi muzima nuko hanyuma amaze gufunga yinjiye mu modoka yarayasanga kwaka ahamagara umumekanisi ati imodoka yanjye yapfuye yayinjiramo yayatse ikagira ite umumekanisi ati iyi modoka yawe ni nzima nta n'imodoka nzima nkayo nta kibazo ifite umugabo yakongera yijyamo ikanga arangije niho amaze kubigerageza gatatu niho yavuze atoya reka mbikore none yabwiye uwo mumekanisi ngo aramubwira ati none se comment ça fait il atese ntabwo mbizi niba hari ikibazo ufitanye nayo ati si undatoya ati hari ibintu ndimo numva noneho arangije uwo mumekanisi mwumve aramubwira ati ariko se wabishyiremo niba ari byo nibona yacu ngo nyine ubikora arigendera kandi n'umukarani uraho umumekanisi uraho nuko ariko uwo mugabo abigenza juste comme ça abishyiramo arapakira arangije yakije imodoka igira ite araza ataza ahantu agiye ataza hari bugarukire mu buzima bw'ukwemera hari ibintu utazakontorora. Il y a un moment où l'Esprit Saint, laissez-vous mener par le Saint-Esprit. Iyo ni amagambo ya Pawulo mutagatifu yanditse mu Banyagalati.
murekereho w'Imana agira ate abayobora. Hari igihe uyu munsi tugomba gusengera ko mu bihe bya none hari ibibazo waburiye igisubizo kubera kutemera kuyoborwa nande na Roho Mutagatifu. Urashyuha umutwe ukajya ku bantu impande zose, ukagongana n'abantu ibihe byose. Yesu Kristo ni igisubizo mu bihe byose. Arangije rero ibiryo bimaze kwinjira, ngiye kubona mbona baraje kumbwira ngo bya bintu ngo biraje. None nsanga umugabo arameze gutya. None se tukamubaza tutese byagenze gute, bikamunanira kubisobanura kubera ko terma ntabwo yarazi gukontorora iyo emotion du Saint-Esprit yari yamuje. Ndabasabira Imana ngo buri muntu wese kubera ukwemera kwanyu gushyikira ikintu bita inspiration. Imana ibabwire, yaba yagusanga mu nzozi, yagusanga mu ijambo, yanyura mu wundi muntu, yaza y'ubwayo ikagushyiramo ikintu. Mwumvire Roho w'Imana. Hari ibintu byinshi Imana izakora. Hari ibintu byinshi kenshi mupfukirana ijwi ry'Imana. Imana ikubwiye iti egera uriya muntu umubwire gutya, egera uriya muntu umufashe gutya, egera hariya, warangiza ukabishyira mu mutwe. Nabwirwa n'iki? Comment? Dieu c'est l'esprit. Tu l'as jamais vu. Nizo experience ndimo mbapartage. Ntabwo mbibabwira kugira ngo wenda muzavuge muti wa muntu afite ukwemera. Yanaberetse ko ndi umunyantege nke kubarenza mwese. Ariko ikintu gikomeye cyane naje kubona nuko Imana yacu, iyo tuvuze ngo Yesu ni Emmanuel, Imana turi kumwe. Nukuri ntabwo ari inkuru, Imana turi kumwe. Ahantu turi Imana ibigize ite ihari. Urumva bimaze gushira ibyo, Croix Rouge yazanye ibindi byinshi cyane. Noneho ibitero byaza n'abantu baje kuko babaga banashonje. Noneho wa mupadiri wajya gasohoka akambwira ati wowe ugenda usenge, nzajya nsohoka ajya kwivuganira nabo. Donc ngewe nkaba ku mavi, akabundi ufite redondora parole. Burya muri kiliziya yakabaye nanone tumenyana mu mpano, mu ngabirano, tukuzuzanya. Hari igihe habaga Musa, burya hari ubutumwa Musa yakoraga, hakaba n'ibyo Aroni yagiraga ate yakoraga. Murabyumva? Hari ukuntu Imana ikwiriye kudufungura tukagira le communauté, umuryango w'abantu baziranye, bafungurirana umutima ku buryo buzuzanye. Noneho rero buri wese akaba impano y'undi. Icyo ushoboye gukora ukibwiriza ukagira ute ukagikora. Noneho rero icyo gihe icyo nshaka kurangirizaho ni iki, nubwo ari témoignage mpora nanga kenshi, ariko ndagira ngo nze kubereka iyi evanjiri ukuntu ari ya buri muntu wese muri twe. Nahereye aho hantu mbereka ko Baritimayo atabayeho mu myaka 2000 ishize. Baritimayo uyu munsi ni njyewe wari wicaye hahandi nsabiriza, ntegereje ibintu bizakorwa n'abandi. Nyuma yaho nza gusanga ari ugomba gukora proche ya Jésus. Yesu yarangiza akampumura, Yesu yarangiza maze kumubona n'abandi bakamubona. Yesu akaba Yesu ugaragara, akaba Yesu ukora utanga ubuzima. Ibyo bihe byarabaye gutyo, ariko cya gihe kikomeye cyane hazi igitero simusiga. Haji imakamyo 5 yuzuye abantu, makamyoneti na ruwanje ya shitani. Bavuga bati noneho hari ahantu hari abantu tugiye kuhatwika, turabica tuhatwike. Nuko baratugota. Bavandimwe, Imana iyo yatumye ibintu bikomeye bikubaho, burya Imana ibigiye kugukorera ibikomeye utigeze umenya. Mwibara mwijya mu kintu ngo murebe ubugari bwacyo, ni icyo kintu kiri kurushije imbaraga ni gituma ubona ubugari bw'Imana, ubuhangange bw'Imana. Dieu ne déçoit jamais. Dieu ne déçoit jamais. Ça je suis sûr et certain. Icyo gihe ndabyibuka ko
ndabyibuka ko habayeho ikintu gikomeye cyane. Padiri yarahise asohoka aragenda ajya imbere yabo ati nimungice mbere yo kubica. Nabyumva? Noneho koko bagiye gusharija imbunda bamurase, imbaraga yindi ya mutima mwerandi muzamo yari umutagatifu afata ya mbunda yabari bari imbere arayimushikuza arayijugunya hariya hasi. Noneho abandi batire donc ahita abaca hagati araza mu kiliziya. Abandi batereka tumurase, urumva kurasa ugenda byari byoroshye. Ariko ntabwo bari bazi hari ahantu Imana izashyira umumarayika kurengera utazi uko bigenza. Noneho abamudi murato yawe wa mushefu wabo bashikuje imbunda ubundi gukora ku mbunda y'umuntu ni ibintu bikomeye niko njya numva. Hanyuma rero arabwira toya baramureka araza. Padiri nta kindi kintu yari shobora kuvuga, agera imbere y'isakramento imbere ya tabernacle ararambarira hasi araryama kuriye yo bituma umutwe ku butaka atega amaboko nakwa kundi wavuga uti nibandasa oya amara badase donc atari ngombwa ko mbareba beti mitanye bindi. Noneho barinjira gutyo ngiye kubona mbona murabona nk'abantu bangana gutya baratugose nkuko mungana, ufite impiri, ufite ibuye, ufite imbunda, ufite icyuma, ibyo bikoresho byose shitani igira yari yabikuzeho. Noneho rero ndibuka ikintu gitangaje cyane, ndabasabira kugira uko kwemera. Hari igihe Imana izaguha impano nuyikomeraho. Burya hari igihe ufata iya mbere ugatera intambwe imwe ibisigaye Imana ikagira ite ikabyikorera utazi nuko bizagenda. Sajevi ntabwo numva ukuntu twiyemeje icyo kintu tukavuga ngo tugiye kuri paruwazi kubana n'abantu bari mu kibazo n'abantu bari mu kigeragezo, ariko umuntu atakubaza ese none se muzaba mariri ntabyo nzi, none se mugiyeyo, none se muzahagarika se ibirimo biba mu gihugu ntabyo nzi. Ariko icyo numva nuko nkora icyo ngomba kugira nte ibisigaye ntabwo mbizi. Turi kumwe? Ntabwo nari nzi ko nzaba ndi hano muri iki gihe nyuma y'imyaka yindi 6 yarishize nahagera, ariko nagumye ndagize Imana oya Nyagasani, niba ari umugambi wawe ko bari abavandimwe wampaye kugira ngo dusangire umuhamagaro n'igihango tuzongera tubonane. None nganda igihe ntabwo ari cyo tuzakuraho igihindura umugambi w'Imana. Noneho ari ikintu ndashaka kubabwira ni icyo gihe bitambaza Yesu akorona kandi kabanga ka kabiri. Nababwiye ko akambere nabwiye Yesu ngo umpaye ubuzima bwawe nanjye ufate ubwanjye ubuhabanje. Hagira undi muntu wese tuzahura azamenye ko yahuye nawe, ubuzima bwanjye buzamubere impano, igisubizo uko uzabishaka. None icya kabiri gikomeye, noneho ako kanya hari ukuntu menye njya nkunda gusenga Yesu iyo byanyobeye, ariko n'isengesho ry'ububwa nyine y'abanebwe. Ariko Yesu hari ukuntu binyobera ronka mubwira ko Yesu ari wowe wakora iki, uba ari wowe wakora iki, ari wowe wakora iki. Je dis spontanément muri ubwo buryo. Noneho rero si donc mpita ndareba rero urumva padiri araryamye niwe nari kubaza, ariko ntawe uhari. Abantu bari inyuma yacu batugose na bya bikoresho byose. Noneho mbaza Yesu romo nkureba tabernacle hari Yesu bari we wakora gutyo. Numva akajambo kanjemo mu mutima wanjye singiza Imana. Hera nyesanzu umwami jabiro mu ngoro no ndatangira iyo ndirimbo. Noneho muri
ako kanya bari aho twese twuzura umwuka turibyinira nkaho wagira ngo turabyina kandi koko twibagirwa eta turimo aho kugira ngo contemple le mal parce que you contemple le mal l'ombalé murabyumva le mal épuise ta foi arakwepuiza ariko iyo ikibi n'ikigeragezo iyo gihari ukareba Yesu agarura iki energy agarura umwuka we awuguhuhaho mujya mubona ya experience gweza amaze kuzuka aragenda ahuha kubigishwa kariya kuka rero hari igihe akabuhuhaho nawe ahantu wikingiraniye ahantu byakuyobereye ukumva Yesu agize ate aguhuhye atakira roho mutagatifu ari igihe utahita umenya ko harimo igisubizo ariko ukumva marige ko ikibazo kigihari ukumva ugize iki amahoro kucyo kumva uratuje kuba urimo uraseka abantu batese wasubijwe abandi bati ni kuri yabitangira disi stade bigezeho niyo gutangira guseka kuriya nyine buri bikurikiraho nawe urabyumva ariko abantu bakazategereza bakazabona iminsi iricumye n'indi nawe utazi uko bigenda nk'ayandi bivuga ngo sinzi uko bigenza sinzi n'uko bikora icyo nzi cyo n'uko iyo utegetse bigira gute noneho rero ako kanya mu gusingiza Imana muzi ikintu cyabaye numva ubwiza bw'Imana ndabwumva pe buriya hari igihe muzanyemerere wenda ejo bazayobora Louange ariko sinzi niba ejo nirekano no kuvuga ngo bigejo Imana ishobora no kubiguhera mu cyumba cyawe ugasingiza ukumva ikuzo ry'Imana ry'Imana ukabona ubwiza bw'Imana ukabwumva ugasanta iyo presence ugaseka ubusa ukumirwa ugatangara utari kwezi birya nibi byawe ukumva ubaye nk'umwana muto ukaba na buriya esprit d'enfance Yesu atwifuriza mube nk'abana niyo muzabona ubwami bw'ijuru ntabwo ari ubwana ubu ngubu dotaye udolaje yo nuko kuntu umuntu agira lâcher prise akagira bando ibintu bikomeye ukabirebesha andi maso y'Imana no muri ako kanya rero numva mahoro araje turaririmba turabyina none inyuma muri babantu hamwe bati tutangire undi ati oya shaka reka iyo ndirimbo irangire noneho ukumva undi ngo reba ukuntu yango we ngo reba ukuntu batwawe murabizi ko ibintu byabaga cyangwa bijya bitubaho kenshi bikorwa n'abandi bakristo bagenzi babo buriya ni ikintu gikomeye cyane shitani ducamo icyo ikajya n'imbere y'Imana ikayibwira ati ndebera abantu bavuga ngo basangiye igihango bamaranye basebanye basenyane bagambanyiranye batanganye bicanye kugeza naho abantu bashobora kwinjira hatagatifu bakagera n'igihe bashobora kukubwira bati no nibi bintu byose byari bitagatifu umvande turuwega bakristo bavandimwe ikintu gitangaje cyane icyo gihe noneho aba bantu bajya impaka bati mwe muretse umwe ati oya ati ngiye gutangira unda ukumva undi ngo ibekise urase nanjye nkurase noneho hagati aho turimo twebwe turikomereza Louange noneho ya Louange irarangira ngiye kubabwira ikindi kintu gikomera cyane irindi banga shitani itazi ntizaribanya uriya iyo uhagaze mu kwemera ugakomeza uhezagira abantu ntiwigere uvuma ntiwigere uganya ukaba umubenisi ntabwo muri iyo Louange imaze iyo ndirimbo imaze kurangira ndahindukira ndeba bavandimwe baraho imbere yacu badukikije murabyumva ndagusingiriza Nyagasani aba bavandimwe wohereje ngo dufatanye kumushimira Nyagasani reba ukuntu ari beza
reba buri muntu wese wibuka ko buri wese wamugiriye ku musaraba. Je vous le dis, abari abakristo murabyumva babaye deriva, kuko hari umuntu wajya kubona ukabona abuze ahakwirwa, abuze uko bigenze, noneho birangiye dutera indi ndirimbo, noneho nyuma yaho haza undi muntu araza abwira wari uyoboye icyo gitero, undi musirikare, ipare ko yari umusirikare, abwira wari uyoboye icyo gitero ati nimwica aba bantu namwe murapfa, arigendera, ahita yigendera. Birangiye ba bantu twagiye twumva za modoka zose zisubiyeyo mu gacerere, muri silence total, kumva imodoka zongeye zagiye, noneho turahindukira. Murabyumva? Hari igihe Imana ikuzamura uburyo uyu mubiri tuwurimo koko utubereye nk'icumu, ariko hari igihe Imana uyu mubiri uherekeza roho yawe, atari uguhora gusa ari roho ikururwa n'uyu mubiri, roho ikadomina. Noneho ako kanya ubwo baba baragiye, noneho bagiye muzi ikibazo twagize. Muribuka hahandi abigishwa bavuga bati yo mbega ukuntu imitima yacu yari ifite ibineza neza, ukuntu yari byagenze biti. Noneho batangira gusubira abigishwa be Emawusi, bavuga bati byari bimeze gute. Noneho twese twumvise imodoka zigiye, duhindukiye tubona zisubiyeyo mu gacerere muri silence, noneho dutangira kurebana no kubazanya, we byagenze gute. Noneho umwe akakubwira ati oya ahubwo mbwira wowe se wabonye byagenze gute. Nta muntu n'umwe muri twe washoboraga gusobanura iyo situation ukuntu igenze, n'ibyabaye n'ikibaye kugira ngo bigende gute. Urabyumva? N'ibyo by'uwo musirikare twabimenye nyuma kwa kuntu umukristo ashobora kuba yari ahantu yagoswe n'umwanzi, akazagaruka akabwira ati burya Sekibi niho nahise mbonera ukuboko kw'Imana. Ese ukumva ukuri. Icyavuyemo rero urumva padiri arabyuka, yategereje gupfa ntiyapfuye. Hari igihe burya umuntu yiraga gupfa ngo nyagasani ngo nushaka umpamagare, Imana izireka isubirayo sinaguhamagara, wari warangiza ubutumwa waragavuye, nturishyura igihe watakaje, nuragira gute, warangiza ukajya ubona umwaka uriyongereye ngo ni anniversaire, ngo Imana ngo irongera gusunika n'akazi kawe. Ariko byose ni ubuntu bw'Imana. Nicyo nagira ngo mbabwire nuko byarangiye gutyo, abo bantu baje kubaho ntibapfira aho ngaho kubera ukuboko kw'Imana. Uwo twemera arahari, ntabwo twemera inkuru, ntabwo twemera abaringa. Il est vraiment vivant, il est vraiment présent. Uwo rero mu buzima bwose tuzabaho, uyu munsi mu buzima urimo muntu wese nyuma, Imana igiye kwigaragaza mu buzima bwawe. Dieu va se révéler à toi. Ntabwo Imana muzaguma kugendana nayo uyishidikanyaho. Turi kumwe? Imana ntabwo muzakomeza kubana, urabyumva? Uhora ugarukira ku bintu bibaye, ibintu bito. Turi kumwe? Imana irakomeye, irahambaye nk'uko abavukanyi babivuga, nawe ugomba ukora ibigize gute? Ihambaye. Irakomeye, nawe ugomba ukora ibigize gute? Ibikomeye. Imana ishobora byose, nawe ugomba ushobore ibyagiraga gute? Ibyakunaniraga, kubera ko ufite data ushobora byose. Iyi vanjiri rero ndangirije, nababwiye ngo nuko Baritimayo, uyu muntu yumvise ko ari Yezu w'i Nazareti, atera hejuru ati mwana wa Dawidi mbabarire. Benshi baramucyaha ngo aceceke, ariko we arushaho gusakuza ati mwana wa Dawidi mbabarire. Donc à nous toujours, muri twebwe
haracyari amajwi menshi aducecekesha, haracyari romonde ikubwira ngo ariko wawe ugiye kwidisitenga uzamuka ubwo se nuko. Murabyumva? Nimutekereze ko kuva kuri iyo myaka 19, murabyumva? Murimo murabyumva? Ubwo ubu kandi maze kugera 53. Murabyumva? Ubwo se hashize imyaka ingana? Mirongo itatu n'ine. Rero nagira ngo mbabwire impuhwe z'Imana zagumye zindamira aho hose navugaga ngo sinabishobora, sinzi uko bizagenda, nkabona Nyagasani anindahemuka ku muhamagaro yanshyizemo. Dieu est toujours fidèle. Ndibuka iryo jambo umuntu yarimbwiriye i Roma muri 1995, umuntu twahahuriye. Muzi ko muri icyo gihe nahuye na Pape Jean Paul II. Murabyumva? Icyo gihe mpura na Pape Jean Paul II, nanone nari ndi muri crise y'ukwemera iteye ubwoba, mbaza Imana ngo ibintu byatubayeho ni ibiki. Ntimwumvise se ko nabonye Imana? Ariko noneho reka nzasohoke gatoya. Icyo gihe nyuma ya 1994 ngere hanze abantu batari ko muri abantu bundi bira bintu byabaye iwanyu, ubundi mwebwe muri abantu buriya mufite nanjye ndatangira ntariko so mugani koko none uko abantu bavuga bati si ni gute umuntu atinyuka kecundi, ni gute umuntu abagundi, ni gute iriya bintu ni ibiki. Noneho nanjye mva mu kwemera kandi nandi mbwira abantu ni Yesu ni muzima, Yesu noneho nanjye ntangira kubaza Imana ntoya, uriya natwe twaremwe nawe, wari wananiwe, wari urushye, wari buriya dufite kubera iki? Ni gute tubura na sens de raisonnement ko burya umuntu nibura hari ibintu aheraho niyo adafite ukwemera. Murabona ko hano abazungu ntibemera, ariko arakubwira ati je te respecte, ndakubaha nawe unyubahe, ndarwanira uburenganzira bwawe kubera kuri kiremwa muntu, kubera kutuva amaraso. Nibyo bitunanira. Noneho uburi banga ry'ukwemera hagati y'abemera usange twabuze n'ubumuntu, nibura ibintu bikwereka ko turi abantu. Noneho rero bigeraho ndagije ndivumbura, ngira Yesu ntigenda kuvaho. Ni gusa ikimenyetso ni kimwe, niba ushaka ko ntakuvaho hano ni wowe uhari. Aha uravuga ko ariho kiliziya yawe ushingiye, ariho ari intebe yawe, ari urutari uri iki. Ibyo ngibyo ndabyumva, nabyemera, narabyumvise, narabisomye, ariko ntabwo mbishaka kubigarukiraho. Njyewe ndashaka guhura na Papa. Ni wowe kandi ubimpa. Noneho ndabyibuka rero umuntu wese banyerekaga ngo uriya ni karidinali runaka ushinzwe, narebukaga nti ndashaka guhura na Papa. Umuntu wahana se uri ministre w'igihugu, uri bavanji. Hari igihe nanjye mbaho histoire ziri drone, narangiza nanjye nkicara nkavuga nti Yesu nawe urasekeje. Donc niba ushobora gusporta umuntu umeze nkanjye nyine uri peu comme ça, nuko ndagenda mbona abantu bose bambwiye ngo reka ntibishoboka. None birangira abantu bose bambwiye reka da ntibishoboka, dore bisaba procedure zingana gutya, bigasaba igihe kingana gutya, bigasaba protocole zingana gutya. Yesu aho ndabwira Yesu ni kandi ubyibimenye ni binyima ubundi wanzaniraga hano iki. Niba rero ubinyimye Nyagasani, uzi n'ikindi buriya rero ubimenye. Nge na bwa butumwa nirwaga mbwira ngo ngiye gufasha abantu, ngiye komora ibikomere biri mu mitima yabo, ntizabivuga se nshingiye. Nuko ndagenda ku munsi wa nyuma wo kuhava hari ishapure, Papa avugana n'abakristo n'abaperere.
ndagenda ndi desespéré kwa kundi ugera ahantu kavuti po n'ibintu bibera aha ngaha byamvuye ku nzoka byakunaniye donc ngewe nibura nasabye Yezu nibura nze kurwana kwa kundi murabizi ko hari igihe abantu baba bari hafi yaho papa anyura nibura nzabone nibura ndi aho ku nzira nzavuge ngo nibura yanyuze muri metero imwe nabyo biranga ngasanga abantu baba bapanze sero amapelerinage ibihugu baje batura bigeze aho ngaho iyo protokole yose yanze agenda ndi hariya nanze kwinjira numva byanarambiwe ndavuga ntoke nindaza kwinjira abandi bamaze kwinjira byose ni hahandi aho nicara hose mbona umuntu uri ku muryango hariya kimuga ariko mbona ni kuzuba nta muntu n'umwe uri umwitaho noneho ndareba imaginez-vous ya image ya wa mwana yo muri 1991 iragaruka donc ndareba ukuntu ameze ndavuga ndareba ukuntu ni wa muntu umugaye adashobora kwinyagambura kwikura wayo uzi noneho ndahagarara ndamwitegereza ndavuga ndise nuko Rwanda tumeze nta dumeze nkuriya muntu neza uko tumeze uko ntabwo twakwikuraho turi on a besoin d'être sauvé noneho ibyo ngibyo birangiye numva une émotion intérieure kubera impuhwe ariko wasuni kuriya muntu nkamukura kuzuba ndamwegereye ntiduhuje n'ibara ry'uruhu sinzi n'ibindi byose biba biri aho by'amaprotokole ntabwo nzi ndangije ndasunika nigize imbere mbona abantu babandi barinda hariya kwa papa baraje bashinzwe protokole babiri abagabo babiri batikomeza kandi arisunitse ngo yigire hari imbere nibura batikomeza ndakomeza ntashaka gusobanura ariko nkumva nanagobwe sinzi kuba baravuga igitaliyani n'igifaransa nzi ntacyo ariko ndakomeza barakomeza batikomeza imaginez-vous ngiye kubona mbona mpingutse kuri alitari iruhande rwaho papa aturira ishapure hanyuma hari papa hari uwo muntu hari nanjye hari n'umukuru w'igihugu runaka hari n'abana bari buze kuzana indabo bateguwe ko bari buzane buke y'indabo nibuka protokole ngewe sinze noneho nkajya ndeba nkabona abantu bose bari hariya noneho ndabyibuka abantu twari twajyanye bose nkabona barakiriya bati imaginez-vous n'abanyiri umuntu noneho bakareba bati ariko ngewe ndi muri emotion namaze kwepuva ko Imana igikeneye ko nkora ubutumwa bwayo ubutumwa mu mateka Imana yampaye urabyumva maze kongera kugira ubwoba nk'ubwo nkorana Imana yanjye ibinyerekeye iki ubu se koko nabisabiye iki ibintu bizangeza ibi bintu nabisabiye iki ntabwo nari nzi ko Imana yumva ibintu byagasa n'ahantu ngejeje nuko mba ndaho numbaza uko abandi barimo bavuga iyo shapure ubwo papa arimo aratera ishapure abantu bikiriza ngo ngewe ndi muri aho ahandi ni hehe ageze gute bimeze je ne comprends rien birarangira papa arangije kuvuga ishapure avuga akadisikuru gato arangije aza rero aza kuramutsa abo bantu bari aho esera abo barwayi ndimo wari
uwo murwayi witwi amateka ngomba gusunika ngakomeza ngasunika. Nuko birangiye araza ko nabonye wa mukuru w'igihugu runaka arapfukama ntabwo nzi uko byagenze. Noneho abaraje agiye kungeraho je sote ndasimbuka ndamufata termake nari ndushye cyane nashaka gushyira imibabaro yanjye yose mu mutima we. Nari nzi ko ari Yezu mfashe, numvaga ari Yezu c'est vrai, numva ari we nafashe icyo gihe. Ndamubwira none ntangira kuvuga n'amarira menshi njyewe ndi umunyarwanda. N'ibintu byatubayeho birenze uruvugiro, nta n'uwamenya uko bisa, ntabwo nzi urumva niba simbizi. Ubwo hagati aho ariko hagati aho abashinzwe b'abakarite ushinzwe nawe w'umusenyeri umutekano wa Papa ari inyuma arimo arakurura kuko turenda uko akurura niko nanjye mfata. Noneho baraza baba abantu bangahe bati no karume twa umutima usubira mu nda singe wahera. Message yaje ugomba ndayitahanye ariyo y'icyo kimenyetso, ari n'iy'ubundi butumwa yampaye ku giti cyanjye wenda. Nuko birangiye ndamanuka noneho abantu ba nyir'umuntu baraza avec les émotions bati noneho bagakora kuri wa muntu wabo bati noneho nabo bakaba nta kindi kirimo ibazi ibyo barimo bambwira nuko byagenze. Nuko abandi ariko ubwo abantu twari kumwe muri pelerinage baje nabo gukora ke ngo nabo nyine bandamutse nk'uko ndarangije. N'hésitez pas à crier Jésus, Jésus, fils de David. Ukriye rimwe, ukriye très fort, bagucecekesha urusheho, uzageza igihe Yezu ahagarara akakubwira ngo ni mumuhamagara se hanze. Amaze bamaze kumuhamagara ajugunye igishura cye. Hari igihe utagomba gukomeza kwizirika ku bishura byawe niyo wumvishijwe ry'Imana ari kubwiye ngo ngwino ukarekura igishura ukimarayo ukagenda wese udashaka kuvuga ngo hari icyo uri butakaze, udashaka kuvuga ngo uzata igihe muzata umwanya wawe, utashaka kuvuga. Njya nibuka kuva kera abantu barambwiraga batari ko uruhuka amasaha ngahe, nanjye ntayo kuko teruma muri iyo myaka maze mu butumwa ntabwo nzi ngo ndyama amasaha ngahe, ntabwo nzi ngo hari igihe najyaga nakira abantu bafite indwara zanduza kandi ngomba kubaramburaho ibiganza. Urabyumva? Nkurikije uko numvaga Yezu yabibakorera nkabikora gutyo, abantu bakambwira bati no. Ibuka n'umupadiri wundi twakoranaga ubutumwa yigeze kuzana ati no sopa kandi ujye ushyiramo akenge, ushyiremo no ariko nkambwira nti petetre hari ibyo nzakontrola, ariko ubwo hari n'ibyo nanjye bishiduka ntazi igihe uko byagenze. None rero abazi Kabgayi bazi ko ari umuganga witwa Ndacyariho rero Ndacyariho ntabwo hazabura ibintu byinshi cyane. Hari aho bigera nkavuga nti mena ma vie en danger,
nkavuga nti c'est fini peut-être pour moi, ariko nkabona Nyagasani arongeye bya bindi batubwira ngo nzashyira umumarayika mu nzira yawe. Amen. Ndabashimira rero ko namwe uyu munsi muri abamarayika Imana yashyize mu nzira yanjye. Amen. Ngo dukomeze tugane kuri Yesu ukiza. Yesu ubishatse wangiza, Yesu akagusubiza ngo ndabishatse kira, ukwemera kwawe kugize gute kuragukijije. Kubera Yesu mwemera uyu mugoroba buri wese arongere ugukizwa kwe kucyo Yesu akozeho, arongere ugukizwa abantu be kubera ko wemera mu mwanya wabo, arongere ugukizwa isi yose kubera ko Imana yabwiye Abrahamu ngo imiryango yose y'isi izaguherwamo iki? Umugisha. Bibe bityo. Yesu ndakwizera. Amen. Urakoze Yesu.